Shalom, shalom, shalom. Waramutse neza, waramukanya amahoro. Naye ndashima Imana cyane, ndashima Imana ko yandinze. Imana ishimwe ikomeje kutubera umurengezi, ndizera nashidikanya ko yatanze ingabo nyinshi zigapfa ku bwawe inshuti yanjye. Twongeye kuza muri cya gitondo cyacu cya Waramutse, aho tuganira ijambo ry'Imana, tugafatanya no gusenga, twereka Imana umunsi wacu. Reka dusenge mu izina rya Yesu kugira twumve amagambo yayo. Mana nziza, Mana yo mu ijuru, Mana ikiranuka, duciye bugufi imbere y'amaso yawe, duciye bugufi imbere yo kubaho kwawe, duciye bugufi imbere yo gukiranuka kwawe. Data, turakwinginze muri kino gitondo ngo uzubane natwe muri aka kanya tugiye kwiga amagambo yawe, uduhe kuyumva kandi tuyumvire. Ijambo ryawe rirambwira ngo umunyabwenge nuwumvisha amagambo yawe akayakomeza, ngo ameze nk'umuntu wubatse inzu yo ku rutare, ngo imiyaga iraza, imiraba ikaza, ngo ariko iyo nzu ihora ishikamye. Reka Data natwe duhe kugira ngo imitima yacu ubutaka bwiza, imbuto ugiye guteramo ikure mu izina rya Yesu, amen. Imana ishimwe cyane, ndanezerewe ko dukomeje kubana muri gahunda ya Waramutse. Turi ku munsi wa 5. Ndashima Imana rero kuba dukomeza kubana we, tubana buri gihe, tudasiba ko twereka ko turi kumwe. Imana ijye guha umugisha muri byose. Uyu munsi rero tugiye kureba ku isengesho Imana isubiza. Ese Imana isubiza isengesho rimeze gute? Ni irihe sengesho Imana isubiza? Ko akenshi tujya dusenga tukabona ibintu dusengera ntibisubizwa. Ese isengesho Imana isubiza ni irihe? Reka dusome mu gitabo cya Yohana. Igitabo cya Yohana 15:7 aravuga ngo, nimuguma muri nge, amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka muzagihabwa. Reka dusubiremo rimwe. Nimuguma muri nge, amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Imana ishimwe cyane. Hano tubonye yuko ngo tuzasaba icyo dushaka cyose tugihabwe, ariko hari ibintu bibiri bizabaho. Ikintu cya mbere ni ukuguma muri Kristo, ikindi kintu cya kabiri ni uko amagambo yiwe azaguma muri twe. Bishatse kuvuga iki? Niba ukeneye ko isengesho ryawe risubizwa, itoze gusengera mu byanditswe, kandi ntabwo wasengera mu byanditswe udasoma. Itoze gusoma Bible, itoze gusoma ijambo ry'Imana. Hari abantu badakunda gusoma, ariko hasigaye hari na audio Bible wakumva amagambo y'Imana. Itoze ko muri we habamo amagambo y'Imana. Ikindi, umugabo wita Daniel ngo yasomye igitabo cya Yeremiya, cy'umuhanuzi Yeremiya, abona yuko bagombaga kuba ibunyage muri Babylon imyaka 70 gusa. Murabizi ko umuntu bita Daniel yajyanywe afite imyaka 15, ni ukuvuga agejeje imyaka 85, imyaka 70 Imana yari yaravuze yari isohoye. Ariko byabanje kujya bimenye bigenze gute? Asomye ijambo, arangije arasenga. Amen. Turabizi inyuma y'isengesho ry'Imana yaciye inzira, babasha kujya mu gihugu cyabo, bava mu bunyage. Ariko yabanje gusoma, kandi Daniel yahoraga ari connected n'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Daniel yasengaga kangahe bene data? 3 ku munsi. Itoze kugira ngo ujye uhora connected n'Imana, kandi witoze gusoma ijambo ry'Imana kugira ngo ujye usengera mu ijambo. Nujya usengera mu ijambo, uzabona influence, uzabona uburyo Imana izagukorera ibintu biteye ubwoba. Ijambo ryavuze ngo nimuguma muri nge, amagambo yanjye akaguma muri mwe, ngo musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Cyose muzagihabwa. Ndagusaba ngo utangire witoze mbere yo kuryama. Jya ufata basi umurongo, igice ugisome cyo muri Bibiliya. Niyo utasoma igice cyose, usome hafi y'igice, ariko ugira ijambo usoma mbere yo kuryama, urisengeremo, uzabona ubuzima bwawe buhinduka. Ndabizi abantu tujya duhurira n'ibibazo pe, cyane cyane nk'umusore nkanjye, mba narahuye n'ibintu bikomeye mu buzima bwanjye, ariko niba hari ikintu nabonye kigora, ni ugusoma ijambo ry'Imana, guhora uri connected n'Imana. Uzi impamvu kigora? Ni uko Satani akirwanya, kuko arabizi ko umuntu iyo abaye connected mu ijambo,
akamenya ijambo, akagira n'ubusabane n'Imana, aba ukomeye. Ari umudamu aba umudamu ukomeye, ari umugabo aba umugabo ukomeye mu mutima, ari umwana aba umwana ukomeye mu mutima. Ibibazo biraza ntibigire icyo bimutwara, kuko Imana ihora imuganiriza, ihora imwumva. Ijambo ryavuze ngo nimuguma muri njye, amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka muzagihabwa. Niyo reka dusenge, reka dusenge mwene data. Mana nziza, Imana ikiranuka, Imana ishoboye byose, Yesu Kristo, turagushimiye mwami wacu kubw'amagambo meza uduhaye. Data turatubwiye ngo nituguma muri wowe, amagambo yawe akaguma muri twe, ngo dusabe icyo dushaka tuzagihabwa. Reka ano magambo yandike ku nkingi z'imitima yacu, kandi uyu munsi wa gatanu utubere umunsi udasanzwe, utubere umunsi w'umunezero Papa, utubere umunsi wo kukumenyamo, utubere umunsi wo kukubonamo. Uducire inzira hatari inzira, uducire inzira hatari inzira, tubone imbaraga zawe, tubone ubwiza bwawe, tubone agakiza kawe kagenda mu miryango n'abavandimwe bacu Yesu. Amen. Imana ishimwe cyane, ngo nituguma muri we, amagambo yakaguma muri twe, ngo dusabe icyo dushaka tuzagihabwa. Ndakwifuriza umunsi mwiza, ndakwifuriza umunsi w'ubutsinzi, ndakwifuriza umunsi w'amahoro, ndakwifuriza umunsi wo kwakira imigisha y'Imana, ndakwifuriza umunsi wo gukundwa, ndakwifuriza umunsi wuzuyemo favors and grace of Jesus Christ. Ndagukunda cyane, kandi Kristo we agukunda kurushaho. Don't forget to do subscribe kugira ngo ibiganiro bya Muhoza TV ujye uwa mbere kubibona. Shalom, shalom.